Ndabasuje cyane abantu mwese munkurikira kuri Olive TV, nongeye kubaha ikaze abakunzi banjye, nongera no gushimira abantu mwese mwakoze subscribe my YouTube channel, kandi nongera kwibutsa yuko ni ingenzi nyine kujya musharinga ibiganiro byacu, mugakora like, mugakora comment kugira ngo bikomeze kugera ku bantu benshi. Ngiye mubana muri ibiganiro nitwa Olive amadokita, nkambagezaho ibiganiro byose bivuga ku buzima bw'umwana kuva nyine umwana avuka kugeza mu gihe cy'ubwangavu, cyane cyane tukazajya tugenda tukibanda no ku buzima bw'abana b'abangavu. Uyu munsi rero nk'uko ndi inkubito y'ikeza, ndi umu BPG cyangwa ku bantu batabizi nyine ni best performing girls, baba bakobwa nyine batsinze neza bagahembwa na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame. Uyu munsi tukaba turi kwizihiza imyaka 20 tubona nyine tubona izo mbaraga nyine dushyigikirwa n'umubyeyi wacu na role model wacu nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame binyuze mu Mbuto Foundation. Imyaka 20 ikaba ishize nyine bafata ukuboko umwana w'umukobwa kugira ngo amufashe kugera ku nzozi ze. Rero nk'uko nagira amahirwe yo kuba muri abo bana b'abakobwa batsinze neza, ikindi nanjye nyine nkagira ayo mahirwe yo guhembwa na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame. Niyo mpamvu nyine uyu munsi itariki 24 twizihije iyo myaka 20 nyine amaze ateza uburezi bw'umwana w'umukobwa imbere. Ni muri urwo rwego rero nifuje gukora video isa nkaho iba imbaraga ku bandi bana bari munsi bakiga muri primaire, muri secondaire, kugira nyine nabo bumve yuko birashoboka kuba waba ufite inzozi ako kanya, ariko izo nzozi ufite nyine zikaba zabimpamo igihe runaka, ariko bikagusaba imbaraga no gushyiramo nyine umwete kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe, cyane yuko ari ababyeyi bacu, ari igihugu cyacu ntago nyine cyatwibagiwe. Nk'uko mubyumva, umwana wese aba yumva nyine nimba atsinze neza bagomba guhabwa ibihembo, cyane cyane byari bimenyerewe nyine ku babyeyi bawe bwite bakubyaye, ariko murumva yuko igihugu ntabwo cyatwibagiwe. Hamwe na nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, ni ukuri ni umubyeyi wacu wahisemo nyine kujya atera imbaraga wa mwana w'umukobwa wese werekanye ubushobozi bwe muri kwa gutsinda nyine mu bihe bitandukanye byo kwiga. Ni ingenzi rero yuko dukomeza kugenda turi kuganizinga yuko nyine ni ikintu gikomeye yadukoreye ku buzima bwa benshi, cyane yuko harimo abafite financial issues, bafite ibibazo bya minerivare. Ibyo byose hamwe n'Imbuto Foundation hari abantu benshi bagiye babonamo support. Ubwo rero muri iyi video ngiye kubereka bimwe mu bice byaranze uwo munsi. Wari umunsi w'ibyishimo, wari umunsi nyine umuntu wese yumva yuzuye amarangamutima. Bamwe n'ukuri bararize, abantu benshi barabyishimiye cyane yuko nta n'umuntu nyine utabyishimiye. Muri iki kiganiro ndaza kubasangiza urugendo rwanjye nanjye na Imbuto Foundation, urugendo rwanjye hamwe na Madamu Jeannette Kagame. Ese ni gute nyine byahinduye ubuzima bwanjye? Ese mbere yo kuba nakwakira icyo gihembo na nyuma yaho ni gute nyine byahinduye imitekerereze yanjye? Ni gute byahinduye nyine ibyiyumviro byanjye, ndetse bikaba n'imbaraga muri kwa gukora kugira ngo nyine ngere kuri za nzozi zanjye? Ndatangira mbereka uko umunsi wari wifashe. Nyine uri kumva nk'umunsi wose uko utangira, twariteguye nyine twerekeza kuri Intare Arena nyine aho twagiye nyine batwakira neza, batwakirana ibyishimo, batwakirana urugwiro. Basanze abana benshi baze guserebura nyine uwo munsi, bishimira yuko nyine bishimira ko ibihembo bahawe hari aho byabagejeje, hari imbaraga zabahaye. Tuhasanga ariko n'abandi bana baje kwifatanya nyine n'abandi bahembwe, yuko n'ibyishimo ku mwana wese w'umukobwa kubona nyine na mugenzi we abona ibyo bihembo, agaterwa imbaraga kugira ngo nyine agere ku nzozi ze. Ni ukuri abantu bose bari bishimye, muri make hari umunezero udasanzwe. Ubwo nyine turagenda baduha breakfast, it was very delicious. Nyine abantu bose barabyishimiye. Muri make twatangiye umunsi wacu neza. Ubwo birangiye nyine turabanza turarelaxaho, turarelaxa gake,
turangije twitegura nyine kujya kwakira umubyeyi wacu, our beloved role model wacu nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Nibwo twerekezaga muri sale, turagenda dutangira nyine badususurutsa, hari indirimbo nziza nyine zo kwishimira uwo munsi wacu. Nk'uko tumaze imyaka 20 hari abakobwa nyine batsinda neza, barangiza gutsinda neza bagakiraho bagahembwa ibihembo bishimishije nyine bituma barushaho gukora neza. Ubwo nyine batangira badususurutsa, tumererwa neza rwose. Hari n'itorero ngo rya Green Hills Academy nyine baratubyinira, byari very amazing. Nyine byari ibintu bishimishije, byari ibintu buri muntu wese yakwifuza nyine kubona. Nyuma y'ibyo ngibyo dutangira nyine twubeje amagambo meza, ubutumwa twagenewe n'abantu dukunda, harimo Honorable Louise Mushikiwabo dukunda, abantu benshi bakunda ari benshi. Yatugezeho ijambo n'ukuri rikomeye rikora ku mitima yacu, nyine ritwibutsa yuko aho waba uri hose ugomba kwibuka yuko uri umunyarwanda. Ugomba nyine kugira za ndangagaciro twatojwe nk'abanyarwanda. Ikindi nimba uri umukobwa ugomba nyine kuba discriminate, kwitandukanya n'ibigare, ibintu baranyine bitakugeza ku nzozi zawe. Ugomba kwitandukanya nabo, ukaba wa muntu nyine u Rwanda rushaka kwabana, nyine wa muntu ubereye u Rwanda, wa muntu ufite indangagaciro z'abanyarwanda. Nimba uri wa mukobwa, ukaba wa mukobwa nyine wirinda, utiyandarika, utajya mu bisindisha, nyine umenya yuko ufite intego, ufite ahantu ushaka kugera. Ni ukuri yaduhaye ijambo mana, it was amazing. Nyine ryari ijambo rikora ku mitima ya benshi cyane, yuko abantu benshi nyine turamukunda, abana b'abakobwa, abamama, turamukunda abanyarwanda muri rusange. Rero yatubwiye ijambo ryiza rikora ku mitima yacu, nyine twibuka yuko turabakobwa. Atubwira yuko ubundi ko umukobwa nyine ni akajambo keza, n'abantu benshi nyine bakwiye kujya batubwira, kuko nyine bitwibutsa yuko even turacyari bato, nyine dufite ubwo bushobozi bwo kuba twagera nyine ku bintu byose dushaka. Hanyuma y'ibyo twumva n'ijambo n'ukuri rikomeye ry'uwaje uhagarariye nyine Mineduc, atubwira nyine aho abakobwa tugeze mu myigire, anadushishikariza gukomeza gukora cyane. Ikindi ashishikariza n'abakobwa bose ntabwo kwiga bigarukira segonderi, nyine we have to keep, tugakomeza tukiga kaminuza, masters, ibyo byose kugira nyine dukomeze kongera ubushobozi bwacu nk'abana b'abakobwa. Birangiye rero twumvishe n'ijambo rikomeye ry'umuyobozi wacu, role model wacu, umubyeyi wacu. Ni ukuri yabereye imbaraga abana b'abakobwa benshi. Abana b'abakobwa benshi ni ukuvuga ngo iyo barangizaga nyine bagahabwa ibyo bihembo nyuma ya nyine barangije P6, barangije primaire, abenshi ndatekereza baragiye nyine bibatera imbaraga, bagakora cyane nyine bikarangira bageze ku nzozi zabo. Rero uri kumva ni umubyeyi, ni role model wacu, ntabwo twabona ukuntu tubivuga, kuko yabaye imbaraga z'abakobwa benshi. Ikindi nyine yatumye twidantifiya bwa bushobozi twifitemo nk'abana b'abakobwa. Ni ibintu bikomeye yakoze mu buzima bw'abana b'abakobwa benshi kuri iki gihe, bakaba barabaye nyine za nzozi barotaga kera, bakaba byarabaye reality nyine, byabaye. Hari ukuntu nyine ushobora kuba uri kurota ukabyuka ugasanga ibintu ntibyabaye. Ubwo rero bya bintu barotaga bo byabaye real. Ni urugendo ni ibintu bishimishije ku bantu bose babinyuzemo, bari buze akanyamuneza, buri muntu wese yibuka nyine ahari. Ni umunsi umuntu wese yanyuzemo atakwibagirwa. Ni ukuvuga ngo kumva ngo byonyine wahembwe na Madame Jeannette Kagame, ni ibintu bizamura confidence yawe, ni ibintu byongera kubyutsa imbaraga zose ufite muri wowe, bigatuma nyine ukora cyane, bigatuma wumva ushaka gukomeza kuba nyine intangarugero, ushaka kubera abantu urugero nyine ushaka kuba wa muntu abantu bakwigiraho nyine ikintu cyiza. Ubwo rero uri kumva twumvishe ijambo rikomeye cyane, yuko intego ya Imbuto Foundation nyine bagira agasiro kavuga ngo akabuto katewe neza mu butaka bwiza, kakuhirwa, kagahabwa ibyangombwa byose, nyine ngo karakura kakaba
nyine igiti cy'inganzamarumbo. Oh my god, I like it. It was amazing. Nyine yatwibutsaga yuko ni ukuvuga ngo natwe uri kumva atangira nyine guha imbaraga wa mwana urangije primaire. Ni mu by'ukuri aba akiri akabuto. Ni ukuvuga ngo we icyo akora araza nyine akakuhira, akagaha imbaraga, akagutera courage, akakwereka yuko urashoboye. Icyo rero nicyo cyatumye abantu benshi n'ukuri tugera ku nzozi zacu. Wari umunsi mwiza wo kumva ijambo rya nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, umuntu twishimira, umubyeyi twishimira, umubyeyi abantu benshi nyine bumva hari bahora bahobera. Nkatwe twagira amahirwe yo kumusuhuza, tukamukora mu ntoki. Ni ukuri ni umunsi umuntu adashobora kwibagirwa, kuko ikindi kigeretseho nyine yatweretse yuko mu by'ukuri wenda kuba dufite n'ababyeyi batubyaye ntabwo bivuga yuko ari bo bonyine nyine badutekereza, n'igihugu kiradutekereza. Nawe nk'umubyeyi yaradutekereza, agahangayikira nyine ubuzima bw'umwana w'umukobwa, akumva ko hari ahantu bukwiye kuba bwagera kandi heza. Icyo rero cyabaye imbaraga ku bantu benshi. Ni ukuvuga ngo twishimiye kumva ijambo rye. Mana, it was amazing. Wari umunsi mwiza, wari umunsi buri muntu wese nyine yumva ahari wahoraho. Ubwo nyine ntabwo nabona ukuntu mbivuga, gusa it was amazing. Ubwo nyine twumvise ijambo ye, turamwishimira, turabyinana, abantu benshi. Oh my god, byari ibintu byiza muri make. Ubwo rero birarangira nyine turamuherekeza nyine arataha. Hanyuma ntabwo ari ibyo gusa, twaranasangiye nyine. Nyuma y'ibyo yaduteguriye lunch, aho umuntu wese nyine akwiye kwishima. It was delicious food. Abantu bose bari bishimye, abantu bose nyine bumvaga ni umunsi nyine uri varied, ni umunsi nyine udasanzwe ku buzima bwa benshi. Ibaze yuko abantu benshi baturutse mu ntara kure cyane, babona nyine yahembye kera guhera 2005, bose bari bitabiriye. Ukumva babaye abantu bakuru, ariko ibaze nyine ko batakwibagirwa uwo munsi. Buri muntu wese nyine yarashishikajwe no kuza kumva ijambo ry'umubyeyi we, wa muntu watumye agera ku nzozi ze. Nyine abantu bose bari babyitabiriye muri make. Wari umunsi udasanzwe rero. Mbere nyuma yo kuvuga uko umunsi wacu watugendekeye, nyemera nanjye nkugeze urugendo rwanjye na Imbuto Foundation, urugendo rwanjye na Madame Jeannette Kagame, ukuntu nyine byabaye imbarutso kugira nanjye ngere ku nzozi zanjye. Ni ukuvuga ngo it was 2010 nibwo nyine nkirangiza primary 6, niwo munsi wa mbere nahembwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Nari nkiri umwana, I was very young. Ntabwo nyine ari ibintu natekerezaga, ntabwo numvaga yuko nshaka kuza nyine muri aba best performer. Ntabwo ari ibintu natekerezaga, cyane yuko twari twibereye aho hirya mu cyaro. Nyine ntabwo ari ibintu natekerezaga mu by'ukuri. Nyine narigaga nkakora cyane, ariko ntabwo ari ibintu natekerezaga. Ariko I was surprised nyine aho nagiye kwiga muri secondaire, nyine mbona nyine directrice wacu, nigaga mu kigo cy'abamikira, mbona directrice wacu nyine araza arambwira ngo araduhamagara turi abana batatu, ngo nyine muze tuzajya i Butare guhura na Madame Jeannette Kagame, nyine mwatsinze neza, nyine hari ibihembo babageneye. Oh my god, I was very surprised. Nyine hari ikintu uba utiteguye. Ubwo rero byambere umunsi udasanzwe, ndatekereza oh my god, ese koko ubwo natsinda neza kugeza aho nyine Madame Jeannette Kagame nyine amemba. It was funny day. Nyine byaranshimishije, binkora ku mutima wanjye, ndishima, ndavuga mana yanjye, sinzi nzabona umunsi ugeze. Ubwo twari kugenda hari ari ku cyumweru, sinzi nzabona umunsi ugeze nyine tukajya i Butare. Twari kujya kuri stade y'Butare nyine nkajya kureba koko ibyo bihembo bagiye kuduha. Turangije nyine uwo munsi uragera, directrice wacu adutwara mu kamodoka ke, turagenda. Tumaze nyine kugerayo, ndasanga nyine habaye ibirori, ari ibintu bishimishije, hari abana benshi, nyine hari abantu benshi baze kumwitegura, nyine biba ari ibintu bishimishije. Tugerayo, tumaze kugerayo nyine Madame Jeannette Kagame arahagera. Birangije nyine aduhereza ibihembo, tukajya tumusuhuza nyine, tukamukora mu ntoki. Ubwo nyine baduhereza certificat iriho umukono wiwe, baduhereza dictionnaire ngo tujye dusoma cyane, baduha nyine bya bintu byose bigufasha. Ikirenze kuri ibyo ntabwo yakwibagirwa, aduha na amafaranga nyine.
pocket money, uri kumva ayo mafaranga ibihumbi 20 ku mwana w'umunyeshuri ni ukuri ni ikintu gikomeye, ariko kuri we nyine ni symbole yuko nyine umwana w'umukobwa adakwiye kwibagirwa no gusevinga, nyine akagira saving account kugira ngo atangire gutegura nyine future yiwe. Nyine uri kumva ni ikintu gikomeye, aba yakwibukije yuko nyuma byose nyine ugomba gutekereza future, ugomba gusevinga nyine kugira ngo utangire utekereze ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ni ikintu rero gikomeye, ndakeka abantu benshi uwo munsi ntabwo bajya bawibagirwa, wari umunsi udasanzwe. Byonyine kumva ngo uri kumwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yaje kuguhemba, ni ukuvuga ngo ni ibintu bikora ku mutima wa benshi. Nyuma rero y'ubwo ngubwo ikintu nshaka kuvuga, byambereye imbaraga, binyereka yuko mfite ubushobozi muri njye ngomba gukoresha nyine kugira ngo ngere ku bintu bidasanzwe, kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Kuva uwo munsi rero byatumye mfata nyine nitekereza ndavuga se nimba mpembwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ni iki nyine binsigiye mu buzima bwanjye, binyereka ko mfite ubushobozi, mfite gukora cyane kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Kuva uwo munsi rero byatumye nkora cyane, bituma ngenda nsinda neza from senior 1 up to senior 6. I was very nyine committed kugira ngo nzagere ku nzozi zanjye. Bituma nkora cyane, bituma nyine ngenda mbona amanota meza cyane. ubwo nyine uri kumva niho urugendo rwanjye rusa nkaho rwari rutangiye, kuko nari maze kumenya yuko despite yuko wenda ababyeyi banjye banyitayeho, hari igihugu kirantekereza, hari abandi bantu batekereza bashaka nyine ko ngera kuri za nzozi zanjye. Ibyo rero byambeye imbaraga, ariko si jye jyenyine, na bagenzi banjye bose nyine niko biyumva. Buri muntu wese wumva yuzuye amarangamutima nyine yuko uwo munsi wahinduye ubuzima bwe bwiza. Uwo munsi rero ni wabaye intangiriro kugira ngo nkore cyane nzagere ku nzozi zanjye. Uyu munsi nkaba naracitse intege, nkaba narabaye nyine za nzozi narotaga zikaba zarabaye impamo. I'm a doctor, bivuga yuko nyine yatumye ibyari inzozi ku bana b'abakobwa benshi bihinduka nyine ubuzima. Turamushimira cyane, ni ukuri imitima y'abakobwa benshi yuzuye nyine ayo marangamutima umuntu wese adashobora gusobanukirwa. Niyo mpamvu benshi batari kuvuga ngo barahomba uwo munsi wo kongera gucelebratinga nyine twizihiza iyo ntsinzi. Uyu munsi tukaba tugeze ku bana barenga 7,600. Ni ikintu cyo kwishimira, ni ikintu nyine cyo guhabwa agaciro, ni ikintu cyo kuba recognize, kandi ni ikintu umukobwa wese akwiye gutekereza, akabaza ngo ese nimba igihugu cyarantekereje kikampa imbaraga, kikantera courage, njye ni iki nkwiye nyine gucontribute muri community kugira ngo nyine nanjye za mbaraga nahawe nyine zidapfa ubusa, ahubwo bibere n'abandi nyine inyungu. Niyo mpamvu kuri uyu munsi nyine, kuko twe twabaye za nzozi zacu, tukiri gutanga umusanzu wacu ku gihugu. Buri gihe nyine uko mpuye n'umurwayi nibuka yuko nkwiye kumufata neza cyane, kuko nanjye hari undi muntu wamfashe neza, hari undi muntu wari kuganizinze imbaraga zanjye, antera imbaraga, antera courage, amfasha nyine kugera ku nzozi zanjye. Niyo mpamvu I don't take it for granted, nyine buri munsi ngomba gukora cyane kandi ngomba gutanga serivisi nziza kugira ngo nyine mpeshe nyine bitume nyine na wa muntu wamfashije, wa mubyeyi wadufashije, role model wacu nyine abe yumva yuko aho inkubito y'icyeza yose iri nyine turamuhagarariye. Tugomba gukora neza rero kugira ngo nyine n'abandi bose community yacu natwe dutange umusanzu nyine ku gihugu cyacu, turushaho nyine kucyubaka. Kandi ndabizi neza yuko abakobwa benshi bahembwe na Her Excellency, ni ukuri aho bari bakora ibintu byabo neza n'umutima wabo, kandi bakabikorana nyine ubushishozi, kugira nyine tutaba disappointment. Ni ibintu rero byo kwishimira, ni ibintu, ni umunsi watuye, umunsi udasanzwe. Murumva yuko nyine ni urugendo rwari rushimishije, ni urugendo rwari rwiza. Niyo mpamvu nshaka kubwira umwana w'umukobwa uri hariya hasi, ni ukuri shyiramo imbaraga, ba committed, ukore cyane uzabigeraho. Ntabwo uri wenyine, hari abantu benshi bagutekerezaho. Ugomba gukora cyane kugeza ugeze ku cyo nyine wumva warose cyangwa uri kurota aka kanya. Birashoboka, hari abantu benshi, turahari kugira tugufashe, tukugire inama,
nka bakuru bawe turari kujya tukwereka yuko urugendo nubwo harimo challenge ariko rurashoboka. Uyu munsi ushaka kumva nzaba umupilote, nzaba whatever, ibyo bintu byose urota birashoboka. Ni ukuvuga ngo icyo bigusaba, shyiramo courage, wumve ko hari abantu bagushyigikiye, wumve ko igihugu kiragushyigikiye, hari abantu bifuza kubona nyine intsinzi yawe. Ni ikintu gikomeye rero, wicika intege, imbogamizi zizaba zihari mu rugendo yego, ariko imbaraga zihari zigushyigikiye nyine nizo nyinshi. Shyiramo courage rero kugira ngo nyine ukomeze kugera ku nzozi zawe. Iki kiganiro nari dukora nyine y'abana b'abakobwa bakiri kwiga kugira ngo bibabere isomo, bibereke yuko ni ukuri nyine turashyigikiwe, dufite abantu benshi badutekerezaho. Mwicika intege, mukomeze mugende kugeza nyine mugeze ku nzozi zanyu. Ciao ciao. Banyakubahwa abayobozi b'igihugu cyacu, abagore n'abagabo, imyaka yose, abatoya, abakuru, chers partenaires de la Fondation Imbuto, dear partners, ariko cyane cyane inkubito zigeze. Nagira ngo mbasuhuze kandi mbabwira ukuntu nishimiye kuba ndi hano. Naje nibaza ukuntu bimeze, umva ngo abantu bangana gutya, ariko icyo naje niteguye ni feeling iri muri iyi sare. Harimo feeling ikomeye cyane hano. Mu rwego rwo kwiga igifaransa, ndagira ngo tubone traduction ya celebrating 20 years of inspiring girls to excel. Najya bahaguruka bibiri. Mu bitozi byasa byo kubitadiza biragoye, ariko ibingibi ni amagambo meza cyane. Celebrating 20 years of inspiring girls to excel. Name is Simona Brahman. Traduction, read it. Traduire cette phrase en français, ça veut dire célébrer 20 ans d'inspirer une fille à exceller. Pas mal, pas mal. Mais tu feras ça et le sélection de pas mal. Kera ntari umuyobozi nakoze akazi k'ubusemuzi, naranabyize, reka ngerageze ndagendera ku byo avuze kuko biri hafi cyane. Célébrons 20 ans d'inspiration des filles vers l'excellence. Impamvu muze célébrons nubwo turi mu kubiserebra nyine turi mu byishimira, turi ku munsi mukuru. Célébrons 20 ans d'excellence, d'inspiration des filles vers l'excellence. Mugafate mu mutwe ndaza kukababaza nagira ngo ntabwo nzongera ngaruke, niyo mpamvu babwira bitewe n'umunsi. Nagira ngo mbanze ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere nshaka kuvugaho ni uyu mwanya, ni iki gikorwa cyakurije hano, kuko ngewe nkumva na inspiration cy'impa. Icya kabiri nifuza kubabwira utuntu dukeya ku buzima bwanjye nk'umukobwa n'umugore byose. Hanyuma icya gatatu, iyo umuntu ageze mu myaka afite nubwo itagaragara cyane,
iyo umuntu ageze mu myaka afite ari kumwe n'abakobwa basobanutse nkamwe abasigira akantu k'impanuro. Reka mbere rero kuri iki gikorwa nyakubahwa Kamyadamu wacu, ntabwe nanjye Kamyadamu ndamukunda cyane. Icyo mukundira gusa mukunda cyane ntayo mashyi. Mukundira ibintu byinshi, ariko icyo mukundira cyane nuko afite umutima n'ubwenge kandi ibyo murabikoresha cyane. Elle a du cœur, elle a un cerveau et elle utilise bien les deux. Buriya rero kugira cerveau ariko cœur idahari ntabwo kenshi ntabwo bikora neza. Byombi arabifite. Nagira ngo mushimire ko yabikoresheje ku bana b'abakobwa b'iki gihugu, mukaba muri aho twabonye muri ya video, mukaba muri hano. Ni ikintu gikomeye cyane, no guhindura ubuzima bw'umuntu umwe ni ikintu gikomeye. Umuntu umwe gusa ukamuha icyizere, ukamwumvisha kuri aho hafi, ni ikintu gikomeye cyane. Numvise ngo ibihumbi birenga, buriya bya bihumbi birindwi, buri wese afite ibindi bihumbi nawe agenda hasi. Nagira ngo rero Kamyadamu wacu mushimire. Umuntu yakora ibintu byinshi bifite akamaro, ariko igihugu kidateza imbere abakobwa n'abagore kiba gifite igihombo gikomeye cyane. Igihugu cyacu rero icyari kuba igihombo cyavuyemo excellent. Igihugu cyacu cyarungutse cyane. Nagira ngo bimushimire ku buryo bw'umwihariko, kandi n'igikorwa tubona ko kizakomeza. Hari byinshi byiza bikiri imbere. Igikorwa nk'iki nahoze mbwira Presidente wa Cour Supreme twari kumwe kwinjira hano ko nifuza kuba narabayemo imyaka nk'iyanyu, hari ibyiza nk'ibi. Nagize amahirwe yo kugira ababyeyi beza cyane, ari data ari mama bose bari ababyeyi beza. Ariko kugira ababyeyi ukagira inshuti bikagarukiraho nta kindi kikuzamura nk'igihugu, nabyo harimo akantu k'igihombo. Rero iki gikorwa murasa neza, umuziki mwiza, kandi wasaga na DJ ari umukobwa. DJ w'umukobwa utama vibration twinjira hano. Iki gikorwa twakifuriza buri mukobwa ukiri muto wese kuba atari we ngo bavugana, ni inshuti ye, ni kopine we, kuba yagira environnement nk'iyi, kuba yagira iri jambo rirakomeye cyane, inspiration, ijambo rikomeye cyane. Iki gikorwa rero ni cyiza, birasa neza, ariko gifite iyindi ntera yindi ijyanye n'uko umwana w'umukobwa muri iki gihugu yumva ko ashyigikiwe. Si kugira umuntu ushyigikiye ku buryo bukomeye. Ni igikorwa rero ninjiye hano bita imbuto zanjye nyizi, sanga uyu mwanya n'iki gikorwa cy'uno munsi ni sambolo y'ibintu birenga
birenze by'imikorere bya inspiration ituruka mu bintu byinshi cyane igihugu cyacu aho kigeze muri iyi myaka 30 amahirwe kumvisha umwana w'umukobwa ko naho yaba ashobora guhita ahaguruka ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo je célébrer ce moment ni igikorwa gikomeye cyane nagira ngo nshimire la formation y'imbuto nagira ngo nshimire la formation imbuto ndayizi na nje ngarutse mu gihugu nje gukora imirimo ya leta tumva naratumiwe n'imbuto nka kabiri kujya gutanga ibihembo Rulindo na Nyamasheke gutanga ibihembo rero nabyo ni intambwe ya mbere hari ibindi bikomeye n'urugendo rwose kugeza ku bihembo n'igikurikiraho nyuma y'ibihembo twabibonye mu buhamya bw'abakobwa beza buriya mu kinyarwanda kugeza uri umukobwa kuko umukobwa nta kantu k'agaterano karyoshye iyo umuntu akuze umuntu aravuga ati wa mukobwa we ni ijambo ryiza cyane iyi inspiration rero imbuto naho yakora ibintu bikeya nzi gukora byinshi cyane ariko igatanga inspiration ku bana b'abakobwa ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo dutekereze twese nta muntu udafite umwana w'umukobwa afite bene wabo afite abisengereza kuko mu kanya batubwiye Minisitiri Konsole yatubwiye ngo tuve hano dufite intego twibaza natangiye gutekereza abana b'abakobwa dufite icyo dupana yes ni benshi ndava hano babwira iki gikorwa rero gituma urengana umuntu turimo ugatekereza nyuma ndakora iki ndavugisha nde kugira ngo muhe iyi filime dufite hano nagira ngo nshimire la fondation y'imbuto gukora akazi keza ndizera ko nka Michel yavuze ba Michel batanye ni Michel mukuru ndizera ko nanjye ko hano ntawe yititwa ubusiti nk'ibito y'icyeza honorable ngiki gikorwa rero cy'uyu munsi ngewe uko mbibona kandi nishimiye cyane kuba nabashije kuba ndi hano uno munsi icyo ni icya mbere njyewe rero nk'umukobwa w'umunyarwandakazi ubuzima bwanjye buri ibintu byinshi ndagenda mpitamo dukeya navukiye hano mu Rwanda muri Kigali ababyeyi banjye bombi bakomoka muri za Kigali yo hirya mu myaka ya za 60 bongana n'abamwe mu babyeyi banyu sinshaka kuba mu mwaka wa 70 imyaka ifite na nkurira mu muryango w'ababyeyi n'ibyo navutse ababyeyi banjye barahunze aho bari baraje hano hafi mu mujyi wa Kigali ubu muri iki gihe byitwa internally displaced ababyeyi banjye bari barahunze ariko barahungiye mu gihugu baza hano hafi ya Kigali ahari mu murenge wa Jabana no munsi Kabuye navukiye kuri CHK yari icyubakwa itaruzura mvugira ahantu hitwa kuri Pavillon ubwo ni nka maternité hasi imyaka
ya mbere niga kuri école primaire Saint-Alexis i Kabuye. Ishuri ryari ryarubatswe na marume umusaza witwaga Alexis Karekezi. Niho nize ndangiza amashuri, rimwe na rimwe ntabwo wambera ahubwo bagashaka kumwita abo twiganaga. Ndaharangiza njya kwiga amashuri akurikiyeho. Nabonye lycée Notre-Dame de Sida hano iri populaire cyane. Mukuru wanjye niwe wahize, ariko yahize aza kumbwira ko Notre-Dame de Sida ikomeye cyane, niwe wahize. Yewe nize ko nanjye muri Notre-Dame, ariko atari muri Sida, nize muri Notre-Dame d'Afrique. Ishuri ryiza cyane ryigishaga siyansi ku Nyundo, niho nize. Ntangira niga mu mashuri ya siyansi ariko ngakunda indimi, nubwo nigaga siyansi. Namaze igihe nshinzwe laboratoire ya chimie, ariko mu Icyongereza, Igifaransa ndashaka kwiga indimi. Ndarangiza muri Notre-Dame d'Afrique, aho gukomeza muri siyansi nsaba kujya kwiga indimi, njya kwiga muri Université y'u Rwanda muri Nyakinama. Ubwo ubuzima bwanjye burimo ibintu biva kuri extreme zose. Nize siyansi, ngiye muri langue, ngeze muri langue niga Icyongereza, mpitamo orientation y'Icyongereza. Ndangije njya kwiga muri Amerika, niga Igifaransa. Ariko kwiga Igifaransa byari ukugira ngo mbone na bourse, kuko université yari ikeneye aba francophone, byatangiye kera bya francophone. Université yari ikeneye aba francophone, bituma na rwa rukundo nari maze kugira rw'indimi. Ndangije icyiciro cya mbere, njya kwiga masters muri Université ya Delaware, ni kuri Côte Est y'Amerika, hagati ya Washington na New York. Niho nize. Leta ntoya, ngezeyo barambazaga ariko ngo how did you get to this small place? Uvuye ahantu wumvaga muri ahantu kure muri Afurika. Nkababwira n'igihugu cyanjye nacyo nuko kingana, so I'm comfortable. Ndiga niga maîtrise mu Gifaransa, hanyuma nkorana diplôme ya interprétation Gifaransa n'Icyongereza. Bituma université impa akazi k'ikiraka muri laboratoire de langue, nigisha abanyeshuri batungana bo muri université, bafasha abarimu, teaching assistant, nkabigisha Igifaransa, nkajya ntangaza dictée, nkakosora amadevoir, ibyo bigatuma nkorera amafaranga twajya muri vacances. Ko nararebaga nkabona ukuntu amashuri ahenze, nubwo nari mfite bourse ariko hari igice kimwe ababyeyi bagomba kunyishyurira. Nkicara nkibaza, nageze urabona umuntu uvuye mu Rwanda ukajya nafite imyaka 23, umuntu uvuye mu Rwanda ukajya kwiga ahantu kure ntarakandagira. Uburayi nacireho gusa ngenda mu ndege, nari ntarakandagira. Ahantu hakomeye cyane kure narageze ni Nairobi. Nageze mu gihe gitoya haza ubukonje bwa Ivere. Ivere nayirebaga mu mafilime, nkabisoma mu bitabo, nari ntaraba ahantu hari ubukonje nk'ubwo numvise. Aho ubyuka ari nka saa 12 saa 1 za mu gitondo ukagira ngo
biracyari nijoro cyane ndaza kubigarukaho kuko mu buzima kenshi cyane uruhande rw'asadapte bidusaba kwiyadapta kwimenyereza ikintu gishyashya kwimenyereza ikintu gishya rero cyane cyane ari cyiza kigufitiye akamaro bituma urenga usanzwe ukora ibyo usanzwe ukunda sinzi niba muri mwebwe ni bande bakunda plasmatine bakunda kuryamira muri he iyo ni ingeso nari mfite ubu nayivuyeho kubera inshingano ntabwo kuryamira niga muri segonderi bashobora kuba bamwe mu babyeyi banyu twiganye mu Nyundo naryamaga ntinze aryamira mu gitondo nkiga nijoro nibwo nigaga nkumva birafata birajya mu mutwe mu gitondo agashaka kuryamira muri hiver biragatsindwa nindyamira muri hiver ntabwo njya ku kazi ntabwo njya mu ishuri adaptation kumenyera ikintu gishyashya aho ugeze ukareba ukiga ukareba uko abandi babaho nabanaga n'abakobwa babiri hafi ya campus umujapanikazi n'umu-espanyol twese turi abanyeshuri tukabana neza turamenyana babwira iby'iwacu babwira iby'iwabo tukataha muri weekend tugateka tukabyiza adaptation sinzi niba abatangiye akazi nk'ubito zigeza muze mutubwira ba docteur ba chief investment umunsi wa mbere umuntu agiye mu kazi ni adaptation ikomeye kuko kugera mu kazi waramenyereye ibyawe cyangwa uri nk'umunyeshuri iyo ugeze mu kazi ikintu cya mbere ugomba kubisema ko mu kazi hameze adaptation niba uri umukobwa muto ugashaka nta adaptation ikomeye nko gushaka kubana n'umuntu warimenyereye kwikorera icyo ushaka panga icyo ushaka ujya aho ushaka adaptation iryo jambo umwana urifashe mu mutwe niba wari wifitiye inshuti mwakuranye mwabanye ukajya kuba ahandi ukahasanga abantu b'ahandi biragusaba adaptation kwimenyereza ibintu bishyashya kuko kugira ngo tuzagere ku cyo twifuza pour réussir il faut être capable de s'adapter kubera ko n'abaye mu mahanga nkaba mu bihugu bitandukanye capacité d'adaptation ni ikintu gikomeye hari umugani ntemeranya nawe cyane mu kinyarwanda uvuga ngo ugiye uryasazi arazimira iyo adaptation rero imira ibintu byose nayo adaptation yangiriye akamaro njyewe ni ugufata akanya nkareba abantu imico yabo bimwe nkabigaya ariko ushobora kugaya umuntu wabimubwira bigatuma mushwana ukobserva ukareba ibintu ukareba ukuntu abantu babaho ndetse no muri ubwo bucuti n'ubwo rugo nababwiraga bisaba adaptation ubikora neza iyo wafashe umwanya wo kumva kuzana ibyawe undi nawe uzana ibye ibyawe ni byiza wenda nawe afite ibye byiza ariko fose adapte ntabwo adaptation bivuga ngo bifate byose uko ubibona ndaza gukora ingero mu kanya nkeya ugomba kuba discriminant kuba discriminant ni uguhitamo ntutware byose ugende niba uhuye n'inshuti ifite imico iyi ikunda ibi n'ibi uhita ugenda wese ukore n'ibyo akora kuko ikintu cyose ari
mu ishuri, ari mu kazi, ari mu rugo, ugomba kuba uzi icyo wifuza. Ndifuza iki, ndagana he, akazi ndashaka gukora imyaka ingahe, ese nzasubira mu ishuri. Iyo upanga ubuzima bwawe bigusaba kugenda ushakisha ibyiza ukabyiyegereza, ibibi ukabisiga ku ruhande. Cyane cyane ndifuza kubwira abana b'abakobwa bazaba cyangwa se babaye mu mahanga. Umuntu abona ibintu byinshi cyane. Abona umujene w'imyaka 20 n'ingahe winjiye muri Amerika, abantu mungana baravuga freedom, I'm free, ikintu cya liberté. Liberté rero irabitsinda, utayikoresheje neza wagenderaho. Niga muri Université ya Delaware, muri weekend twajyaga muri ambiance mu mujyi wa Philadelphia. Philadelphia ntabwo kure cyane, ni nk'isaha imwe. Tugasanga Delaware ni mu cyaro. Weekend tugatondesha imodoka tukajya Philadelphia, tukabanza mu maresitora, tukaba mu maresitora kuko twabaga twarabitse y'amafaranga nakoreye laboratoire y'igifaransa, tukagenda tukabanza mu maresitora, rimwe na rimwe tukajya no gusura za musée, twagiye mu mujyi munini Philadelphia. Ariko basaga kudahayagera, umwe ati nimutware ya modoka njye musigirira yindi njye ntandaza kuzanenze, tukajya mu muze tugendere hamwe iki nitumusigase agasigara asoma ku kantu karenzeho akakandi akarenzaho, nta kibazo cyo kuzatwara imodoka wenyine. N'ibitutsi n'iki discrimine, kumenya ngo iki ndagikora iki singikora. Buriya rero iyo ufite iyo myaka, imico mibi iri so attractive. Imico mibi kuvuga bamwe bati turatashya ko bari reka ngenda nigumira hano ntaza gutaha mu gitondo, ako kantu kaba kagukurura kuruta kuvuga ngo ahantu amasaha ageze reka ntahe. Discrimine, kumenya ngo iki oya. Bisaba iki rero? Byose bisaba du caractère, character. Icyo nifuza kubabwira cyane bakiri bato muri za secondaire, kugira ngo ugere ku kintu kizima. Kuko nararebaga ndi umunyeshuri, nkareba ukuntu ababyeyi banjye barushye. Ubwo nasimbutse ukuntu nagiye kwiga muri Amerika, mfite ibaruwa ya minisitiri mbwira ngo madama zerubujijwe kujya mu mahanga, muve hano. Fata ya baruwa nandikiwe n'umuminisitiri, nayifashe mu mutwe wawe. Uwo minisitiri twashe no kubonana, nanjye ndi minisitiri ngiye Nairobi gufungura ambasade y'u Rwanda. Iyo ubuzima bwose naje kuba minisitiri, njya gufungura ambasade nshyashya y'u Rwanda Nairobi. Wa minisitiri yanyandikiye ngo ubujijwe kujya kwiga mu mahanga. Fata ya baruwa, umunsi wo kugenda nishyira mu isakoshi, nicara mu ndege ndatega. Nyuma y'imyaka irenga 20 nza guhura na wa minisitiri, njya kumusuhuza umusaza cyo ikinyarwanda tubwira ngo uyu muntu akuze, nkamubona ndamuramutsa ndamwibuka, ariko twaramukanye mbona aratitira, andabwa n'ibyo nashakaga nakigezeho reka ntibyoroshye. Caractère ni ikintu gikomeye cyane cyane, kandi caractère ntawe uzayiguha. Ababyeyi bakugira inama, miliyo bakuriyemo ikagira uko nayo guha uburere, ariko ikintu mu bintu bikomeye nshaka kuba hano babwiye, l'effort personnel. Ingufu wowe ku giti cyawe wiha kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Effort. Nta kintu na kimwe sinabwiye ukuntu nageze mu ishuri nkabona hiveri ya mbere, ntabwo uko ugasanga haracyari nijoro,
ugomba gufata bisi ijyana kuri campus gushakisha amashuri university imwe abantu 40 kugira ngo nzibuke building nigamo n'iki ngasanga kibukire kuva muri kiriya gitanda mu gitondo muri ivere bisaba effort ikomeye cyane ariko nkabyuka akumusendeka nduka niruka nkajya muri dushe ngahagarara hanze neshi mo kubahagiriza bisi kuko naravugaga ababyeyi banjye barushye bishyura extra kuko ntabwo bose yakuvuraga ibintu byose n'ukuntu numva bakumbuye nshaka gutaha nayo byari byo hibaza ubu ngubu bambonye ngarutse amafaranga yaguze tike natashye bangaye babona ko nagiye gukora iki ibyo bikanera izindi ngufu nari umuntu nyafurika umwe muri universite nabyo bigatuma ashaka gukora effort irushijeho kuko naravugaga ntabwo bari bamenyereye abanyafurika hari abanyamerika b'abirabura basangamwe nkibaza kugira ngo bazasuzugure undi munyafurika uzaza kwiga hano ugomba gukora uko ushoboye haza mu